ngo akabwira umwami w'Abisirayeli ati nyamuneka nimuce bunaka Abasiriya niho bari bubategere. Ngo Abisirayeli bagakira muri ubwo buryo, ngo si rimwe si kabiri. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo umwami w'Abisirayeli ngo agakuka umutima, ngo akavuga ngo ariko ngo ubu nta muntu utuvamo, ngo akajya kuvuga aya makuru. Reba ingabo ati iziturinze ziraruta zirazaduteye. Ngo hanyuma ngo arangije ngo abwira Imana ngo zihuma amaso, ngo arazihuma azishyira umwami w'Abisirayeli ngo Samariya. Umwami w'Abisirayeli avuga ati nimubice tugiye kubica, ngo agisha inama umuhanuzi. Burya wigishije inama umuhanuzi wigishije inama Imana. Ariko imuka, banza ugende, banza wimuke. Aburahamu yemerera Imana, afata umwanzuro wo kwimuka, agenda atazi yajya, ariko ahagurutswa no kwizera kubera yuko yumviye Imana. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane yo mu ijuru, Imana ishobora byose. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Reka dushima Imana kubw'uyu munsi yatwongereye kugira ngo tuyishimire. Turagushimye Data wa twese, tuguhaye icyubahiro kibi cyawe. Wagize neza, waturinze, utwereka umucyo, tandukanye umucyo n'umwijima. Turaryama tubyuka amahoro. Mana, nta nkuru mbi twumvise mu matwi yacu, wakoze kuturinda. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, wakoze Mana, wakoze kuba mu ruhande rwacu. Watanze ingabo nyinshi, wigaragaje, maboko yawe twayabonye, neza yawe twayibonye. Uhabwe icyubahiro rero, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Yesu. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ryawe, turarisengeye. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Mu izina rya Yesu. Mugaragu wa Dawidi yaravuze ngo abitse ijambo mu mutima ngo kugira ngo atagucumuraho. Turarisengeye Yesu, reka risohoze ikirizanye, buri umwe wese uri buryumve ribashe kumukiza. Twamenye ko rikiza indwara, twamenye ko ritanga imbaraga, twamenye ko ari ijambo rikiza. Ayiwe Mana, rikiza ubukene, rikiza ubutindi, rikiza umuntu gushoberwa. Ijambo ryawe umuntu aritunze aba ari umutunzi koko. Urakoze Mana. Cyo duheje n'imbaraga za turogoya, twirukanye imigambi ya shitani, dukuyeho gukora kose k'umwanzi, turanije abazimu n'abarozi katika jina la Yesu. Dufashe mpira ubwami bw'abaperesi n'abamedi, turakubita hasi byakwishyira hejuru. Turahamagara umuriro w'Imana kugira ngo utwike ukongore, kirere kezwe, kugira ngo connection zawe zimanuke. Urakoze Kristo, aya sikabone foya. Uraza kubana natwe kandi uradukoresha kurushaho, uriyerekana kuko uko wari uri na n'uyu munsi ari kuri. Urakoze kubw'ijambo ryawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro yagiye ibana natwe. Imana yaraturinze, Imana yaraturengeye, Imana yabanye natwe ku manywa na nijoro. Nijoro yatubereye inkingi y'umuriro, ku manywa ikatubera inkingi y'igicu. Twarayibonye, turabagabo bo kwihamya. Imana iba mu ruhande rwacu, abayambaje, abayihamagaye, abayishaka barayibona. Nushaka Imana uzayibona, nuyambaza izakwitaba. Data arahari, aracyahari, aracyakora imirimo. Rero nongeye kubabwira ngo ikaze kuri uyu murongo, kuri iyi channel ya Philadelphia. Nimuze mwongere muhure n'Imana mu bundi buryo, nimuze muruhukire imbere ya Data, nimuze Data yongera biyereke, nimwongere mubane nayo, kandi mbifurije kubana n'Imana mu bundi buryo. Urakoze Kristo, turagushimye. Rero nabashimiraga mwese, mbaha ikaze kuri uyu murongo wa channel yacu Philadelphia. Imana y'amahoro igibaho umugisha. Nukuri njya mbona buryo mudukurikirana, abaduhamagara, byo byose bigatuma shima Imana yo mu ijuru. Kandi nukuri kubw'umurimo mwiza, izi video muzikwirakwiza, muzihana abandi, muzikurikirana, mukayifungura ikarangira. Ibyo byose ni imirimo myiza y'Imana. Ibyo byose ni ugushyigikira umurimo w'Imana. Ibyo byose ni ingingo izanakurengera. Twigishije ku ijambo rivuga ngo kugira ingingo irengera umuntu. Yo ne kuba wakurikirana ijambo ry'Imana
ukarihageza no ku bandi. Byo ni ibintu byiza cyane. Rero muri iyi minsi ni iminsi ikomeye, abantu ntibagishaka kumva ijambo ry'Imana rwose, ahubwo ugasanga umuntu arashaka ibintu yareba bimusetsa bimurangaza, ariko gukurikirana ijambo ry'Imana ngo amenye ngo Imana ivuze iki ntabwo ari bose. Abantu basigaye babikurikirana abantu bake, ariko turasaba Imana Data kugira ngo yongere imbaraga mu bantu bayo, kuko gukora n'ukwayo n'isuka imbaraga n'ukuri. Imana itanga imbaraga, abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bari kugenda barushaho kugabanukirwa mu buryo bw'umwuka, ariko Data arahari, ntimugire ubwoba. Rero uyu munsi tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 12 turebe icyo Imana ishaka ku buzima bwacu, turebe icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Turasoma. Mukozi w'Imana, ikaze, turakwakiriye. Murakoze. Kadusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro ibice 12 ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Harimo kohereza, harimo kohereza. Imana iramwohereje. Hari ukuva ahantu agiye ahandi, Imana iramwohereje. Hari ahantu avuye, hari n'ahandi agiye. Aha rero harimo kugenda. Ndagira ngo wumve iki, kuko uyu munsi njya nkunda kubwira abantu ntitukumva ijambo ry'Imana nk'ikinyamakuru. Ni wowe Imana ibibwiye, wowe uryumvise. Ese Imana ishatse kuvuga ngo iki? Hari ahantu Imana ishaka kunyohereza, hari ahantu Imana ishaka ko njya, Imana hari icyo ishaka kuvugana nanjye. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yohereze Aburahamu i Kanani. Umurongo wa mbere, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, ujye mu gihugu nzakwereka. Umurongo wa kabiri, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzaguha n'umugisha, nzogeza izina ryawe, kandi ntabwo ari ukuguha umugisha gusa, nzogeza n'izina ryawe, uzaba umugisha, uzaba umugisha. Umurongo wa gatatu, yego, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi n'umuntu nashaka no kukuvuma nanjye nzamwivumira, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha, kandi muri wowe imiryango yo mu isi yose niho izabonera umugisha. Umurongo wa kane, Aburahamu aragenda, Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe, Loti ajyana nawe. ubwo yavaga i Harani, ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu yari amaze imyaka 75 y'amavuko. Imana ishimwe. Amen. Imana itugire neza. Aya ni amagambo meza kandi akomeye mu by'ukuri. Harimo Bibiliya yatubwiye ngo Aburahamu, Uwiteka ategeka Aburahamu, aramubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu, siga bene wanyu, haguruka. Aramutegeka, genda, haguruka, genda, genda uhaguruke ugende. Imana itegetse Aburahamu guhaguruka ngo agende, kandi si ukugenda gusa, asiga umuryango we, ntagire umuntu ajyana, asiga igihugu cye, ahaguruke. Aha harimo kumvira kudasanzwe, harimo no kwizera gufite imbaraga. Aburahamu ngo arahaguruka, asiga se, asiga umuryango we, asiga igihugu, kuko se yari yarapfuye yitwaga Tera. Ariko Imana ihagurukanye na Aburahamu, asize umuryango, asize igihugu, aragiye. Burya guhaguruka mu gihugu cyawe ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu bakunda igihugu. Iyo uri umukristo mwiza cyangwa se uri umuntu muzima utekereza, igihugu cyawe nikiboneramo umugisha. Ibwa mbere na mbere, umugisha wawe kiba ari igihugu cyawe.
niyo mpamvu ubona hari abarwanira igihugu bakanamena amaraso yabo, kuko igihugu nicyo buzima bwa, nicyo cya mbere muri byose. Rero Imana imutegetse kukivamo, imutegetse no gusiga umuryango. Iramubwiye ngo haguruka ugende usige igihugu, usige n'umuryango wawe, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ngo arizera, yizera Imana. Buriya uwizera azabeshwaho n'amasezerano, azabeshwaho no kwizera. Umuntu wizera akizera Imana azakomezwa n'uko kwizera. Niko muri Yesaya 54 havuga ngo uzakomezwa no kwizera ngo agahato kazakuba kure. Uhere mu bice 11. Mana yabwiye Yesaya, yavuga ngo rwose ubwira Abayisirayeli bahanurira babwire ko bazakomezwa no kwizera kandi agahato kakaba kure. Ariko kwizera gukomeza umuntu kukamwagura. Kwizera gutuma umuntu agera ku kintu ashaka kugeraho. Kwizera bishobora gutuma intumbero yawe, viziyo yawe iyereka ufite rishyigikirwa, ukarikomeza, ugakomeza viziyo yawe mu kwizera, ukagera ku cyo wagambiriye. Aburahamu arahagurutse, arumviye, ariko kandi hagiyemo no kwizera, kuko si ukumvira gusa. Iyo yumvira Imana imubwiye ngo haguruka ujye mu Burayi, ujye muri Canada, ujye mu Bubiligi, ujye mu Rwanda se cyangwa ujye muri Afurika, igihugu kiniki, ariko nta hantu yamubwiye ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguherayo umugisha. Ahangaha niho Imana irebera umuntu wayo, niho ipimira umuntu. Ubundi dutsindwa n'ahangaha, kugenda kwizera nibyo bitunanira. Tubashije kwizera ibintu byose twabishobora, ariko kenshi tujya tunanirwa, tukananirwa, ugasanga abantu baravuga ngo ndacumuzwa n'amasezerano yarancumuje, naraguye, Imana yari yarabivuze ariko mbona bitakibaye. Kuki wamenye ko bitazaba? Ko nuko utizera. Ariko yo wizeye ukizera Imana, Imana isohoza isezerano. Imbaraga zo kwizera Imana zijya zisohoza isezerano. Aburahamu ngo arahaguruka, Imana imubwiye ngo genda, nzaguha umugisha, nzakugirira neza, nzaguha urubyaro, nzaguha ubutunzi, nzaguha ubuzima. Imuhaye amasezerano, ariko iramubwiye ngo nabanza agende, agira ahantu ava. Njya nkunda kubwira abantu, kenshi twebwe nk'abakozi b'Imana usanga umukristo akuburanya ati jyewe rwose kuva nakizwa nibwo natangiye kubona ibintu byanjye bitagenda neza. Mbona ibintu bitagenda neza, kandi mutubwira ngo iyo umuntu agerageje Imana mu cya 10 n'amaturo ngo abone umugisha, mutubwira ngo kubana n'Imana ngo, ariko nabonye ari bwo ibintu byahindutse. Ariko ugasanga hari ibintu Imana itashobora kubakiraho igihe yaguhaye agakiza. Wakijijwe, wari ufite business, ariko uburyo wayibonye ntabwo bwari mu mucyo w'Imana, ntabwo bwari ubuzima bwiza, ntabwo bwari ubuzima bwejejwe. Uburyo winjiye muri ubwo bucuruzi bukaguka, hagiyemwo amahugu, hagiyemwo kuriganya, wubakiye ku kinyoma. Imana irakureka kuko ivubira ababi n'abeza, ariko noneho ubonye agakiza urashaka ubugingo, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Waguha iby'isi ukabura ubugingo, byakumarira iki? Nyuma y'ubuzima hari ubundi. Isi yakabaye ikwigisha. Abatubanjirije ntibakiriho, hari ababisize bubatse amazu, bujuje ama etaje barayasiga, bafite imigabane ikomeye barayisiga. Wakabaye wiga, nyuma y'ubuzima haba hari ubundi. Noneho ugasanga umuntu aribaza ngo jyewe ko ubwo maze gukizwa nkakira Kristo n'umwami n'umukiza nibwo nasubiye inyuma, amafaranga narahombye, ntajyaga njya kurangura mu Bushinwa n'ahandi, none ubu sinkiva mu gihugu, nsigaye ndangurira aho hafi ku mabutiki, ku maduka yo mu gihugu cyacu.
ahubwo ugasanga nabyo Imana iri kukugenza gahoro, bizagera igihe no kurangura birangire, igutwara buhoro buhoro nk'umwana muto nyine, kuko Imana igihe cyose bishaka ibintu bizayitirirwa, ikunda ibintu bifite amateka, ikunda ibintu bizayitirirwa. Niba warubakiye ku kinyoma, inzu urabizi uburyo wayizamuye, fondasiyo y'iyo nzu, ako kazi uzi ko hari umuntu wagahuguje, wamubeshyeye, urwo rugo urimo urabizi ko hari uwo warutwaye urarumwambura, hari tekinike nyinshi wakoresheje. Uyu umaze gukizwa usanga rwa rugo rukunaniye, birashoboka ko rwanakunanira ntawe warwambuye, ariko akaba ari ishuri Imana ishatse kukunyuzamo, akaba ari ishuri Imana ishatse kukunyuzamo kugira ngo uzabwire abantu ko Imana yubaka kandi nashoboye, uhamenyere, ejo uzigishe n'abandi kwihangana no guhanga Imana amaso. Ariko kandi hari n'igihe Imana ibishaka gukuraho ibintu by'amahugu bidasobanutse, kuko ntabwo igihera ku bintu itazi uburyo byubatswe, ntabwo igihera ku bintu bidakomeye. Aburahamu rero iramubwiye ngo genda, haguruka, nzaguha umugisha. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Aburahamu yabaga mu mugisha, kuko iyo yakomokaga Setera ngo yari umucuruzi, yacuruzaga ibintu by'ibigirwamana, akabibumba, akabijyana mu isoko, akabikorera umuhungu we bakajya kubigurisha. Urumva ko bari n'abanyamafaranga, ntago bari abakene. Ariko ubwo butunzi bw'iwabo mu muryango wa munani wabo si we Imana yari guheraho. Imana yagombaga kumwihera umugisha kubera ko yayumviye, kubera ko yimutse, hari aho yavuye, kubera ko yimutse. Imana ijya kukugirira neza irabanza ikakwimura, ugomba kwimuka, ukagira aho uva, ukagira ibyo uvamo. Aburahamu rero Imana iravuga ngo imuka, va mu gihugu cyanyu, va mu muryango wa so, jya mu gihugu nzakwereka, nzakiguheramo umugisha, nzogeza izina ryawe. Mwene data, uyu munsi ndahamya neza ko atari Aburahamu ubwirwa. Iki ni igihe cyawe, jya ureba aho utuye ko ariho Imana ishaka, jya ureba aho utuye ko ariko Imana ibibona, nta mugayo ubirimo. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo imuka, ukayivuga uti si undi mukira hehe, ndava muri iyi nzu njye gukodesha, ndava muri iyi karitsiye ariho hari hafi y'ishuri ry'abana, ndava muri mu mudugudu ariho bamenyereye. Ntabwo ari aho Imana ishaka. Imana ikeneye kukwimura mu buryo bw'imibereho yawe, mu buryo bw'ubugingo. Imuka, imuka, nzaguha umugisha, genda, va mu nzu ya so, va muri bya bindi by'iwanyu. Niko iwacu tubaho, ubundi iwacu ntituvugirwamo, ubundi iwacu turwariza indwara, ubundi iwacu barakenyuka, ubundi iwacu ntibarama, ubundi iwacu ntibubaka, ubundi iwacu ni uku tubayeho, iwacu baba basinzi. Imuka, va muri ibyo bintu. Iwacu ni uko babayeho, iwacu bahura n'akaga, iwacu aho rero viwanyu. Imuka, nzaguha umugisha. Aburahamu ngo arimuka. Bibiliya tuvuga ngo Aburahamu arimuka, afata ibintu bye, afata amatora, afata varizi, baragenda we n'umugore we. Baturanyura babaza ati ni ibiki, mugiye he? Turagiye. Mugiye se? Imana izahatubwira. Kwizera, kwizera gusohoza isezerano, kwizera kunesha isi, kwizera kunesha isi. Aburahamu arahagurutse, aragiye, ariko mu by'ukuri ntazi yagiye. Agiye kubera Imana ivuze, agiye kubera kumenya imbaraga zayo, agiye kubera kwizera ko yamuhamagara ariyo kwizerwa. Iramubwiye ngo nzaguha umugisha, rero nzogeza izina ryawe. Nimara kuguha umugisha, nkaguha ibikorwa, nzagenda namamaza ibikorwa byawe. Murabizi ko mwebwe cyangwa se twebwe
iyo tugeze icyo tugeraho twakoze, iyo dufite umushinga tugira n'igihe cyo kuwamamaza. Ariko Imana imwemereye ko izawamamaza ubwayo. Nzakwamamaza. Urabona? Nzakwamamaza. Nzavuga izina ryawe ribe umugisha. Kandi Bibiliya ivuga ikintu gikomeye. Urabizi ko Imana yakugire neza, shitani arahaguruka, abakurwanya ntibabura. Bagambana, bagutegera mu mayira, bagutega ibicu, abo shitani akoresha, kuko we yazanywe no kwica no kurimbura. Noneho Imana ibyo byose bibizi, iravuga ngo n'abazakwifuriza umugisha nzawubaha. Abazaza kukugurira, abazaza kugushyigikira, nabo nzajya mbaha umugisha. Bivuga ngo iri ni isezerano rikomeye Imana ihaye Aburahamu. Abazaza kugushyigikira nakwaguye, abazinjira mu kazi kawe, abazaza kugukorera, abazaza kugutera inkunga, nanjye nzabaha umugisha. Imana imuhaye isezerano. Kandi mubwira ikintu gikomeye. Iravuga ngo abazakuvuma rero nabo, kubera ko yari bizi ko batazabura. Nibaramuka bakuvumye, nanjye nzabavuma. Dufite abantu basenga b'abakristo, aho ukabona mu buzima bwe bwose atinya abarozi, ntizera, yateka arakinga inzu n'amadirishya. Ntabwo mvuga ko abarozi batabaho, babaho. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzarya ibyica ntacyo rizabatwara, muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Bivuga ngo Imana yemereye Aburahamu ngo abazakuvuma nanjye nzabavuma, abazakugambiraho ibibi nanjye nzabagirira nabi. Imuhaye isezerano ryiza. Bivuga ngo niyo bari kugerageza kurwanya Aburahamu, Imana yari kubarwanya. Ugasanga umuntu akavuga ngo bangiriye ku musozi, ngo hari n'abajyayo, njye sindababona ariko hari abajya babivuga. Ngo umuntu akajya ku musozi ngo agafata ikibuye ngo akagitembagaza, ngo ndamuziritse, ngo ndamutembagaje, ngo umwumvishe Mana. Mana se, Mana niyumva amabwire, Mana niyumva amabwire. Baramu ngo yabwiye Baraki ngo namuvumira Abisirayeli, maze ngo aragenda arabitegera kuko ngo ajye kubavuma. Ngo avuga ati timuragashira, akajya kwa ati murakarama. Ngo amagambo Imana ikazana ibinyuranyo. Ngo arangije avuga ngo ntibayivumika, ngo ngiye kubavuma ngo mbaheshe umugisha. Niyo mpamvu uzabona kenshi abantu bakurwanije nibo bazagushyigikira. Abantu bakurwanije nibo bazagushyigikira, nibo bazakuvugira, nibo bazagufasha gutaha ubwo bukwe. Abagiye babwica Imana ikabuzamura bukaba, nibo bazagutwerera. Abagiye bakuroga ngo ntubyare bakakuzingira kunda, nubyara bwa mbere nibo bazakuzanira isombe, bakuzanire ibikoma, ntuzabyange. Niko bijya bigenda, kugira ngo Imana ikwereke ko yitwishobora byose. Nubyara babandi bakuzinze nibo bazakuzanira isombe bwa mbere, nibo bazakugeraho mbere, nibo bazakuzanira imyenda y'umwana. Niko bijya bigenda. Imana yamwe ngo abazakuvuma nzabavuma. Dufite abantu bitura abantu ko babagire nabi. Ntukajye ugirira nabi umuntu wakugiriye nabi, ntukiture ikibi, ahubwo umwanzi wawe nasonza ujye uteka umugaburira rye, nasonza ujye umuha icyo kurya. Niko Bibiliya ivuga, niko birivuga. Usomye igitabo cy'Abaroma mu bice byaho 12 ku murongo waho wa 18 gutyo 17-18, Pawulo yahuguraga Abaroma arababwira ngo niba bishoboka mugire neza bose, niba bishoboka kurwanya uruhande, mugire neza, mubane n'abantu bose amahoro. Niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. Ubundi umukristo agomba kubana n'abantu bose amahoro. Ntibibujije ko abantu baguhemukira, ntacyo, ariko wowe ku rwawe ruhande ugerageze kubana n'abantu bose amahoro.
ntukiture umuntu inabi yakugiriye, ntukihorere. Guhora ni ukwa Kristo. Imana ibwiye Aburahamu ijambo rikomeye ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe kugira ngo ribe umugisha, n'abazakuvuma nanjye nzabavuma. Umunsi umwe ngo Abasiriya barwanaga n'Abisirayeli, jya ntangarira Imana, ngo bararwana. Hanyuma ngo umwami w'Abasiriya aravuga ati ariko ubu muri twe nta muntu ujya utuvamo akajya kubwira Abisirayeli ibyo tugambirira gukora. Mu bantu turi kumwe aha ngaha nta muntu twihishemo, kubera icyo Abisirayeli turwana nabo tubarusha amaboko ntitubaneshe. Babarushaga amaboko ariko Abisirayeli babarusha Imana. Hanyuma ngo umwe muri baravuga toya, ahubwo muri Isirayeli harimo umuntu witwa Elisa, uwo nguwo ajya babwira n'ibyabereye mu murere. Ibyo tuvugiye no mu murere, ibyo wavuze, gahunda zawe zose, uwo Elisa yibereye muri Isirayeli ahera ko akabimenya, akabibasobanura, akabibabwira. Kuko ngo Elisa yajyaga yicara akababwira ati, akabatuma ati uyu munsi ni mu cibunaka niho Abasiriya babategeye, ngo bagakira muri ubwo buryo. Bibiliya ivuga ngo si rimwe si kabiri. Kubera iki? Elisa ari mu mwuka w'Imana, rata ya sikarabone, yarimwo umwuka w'Imana. Jya ugendana n'abantu bari mu mwuka w'Imana, jya ubakoraho ubushuti. Bariya abantu ni abanyamumaro. Bariya abantu bashaka kutubaka etaje ariko wowe ukayubaka. Bariya abantu bashaka kudatunga imodoka ariko wowe ukayitunga. Bariya abantu bashaka kutagira abana benshi ariko wowe ngo akabwira umwami w'Abisirayeli ati nyamuneka nimuce ibunaka, Abasiriya niho bari bubategere. Ngo Abisirayeli bagakira muri ubwo buryo, ngo si rimwe si kabiri. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo umwami w'Abisirayeli ngo agakuka umutima, ngo akavuga ngo ariko ngo nta muntu utuvamo, ngo akajya kuvuga aya makuru. Ngo hanyuma bakamubwira batoya, ahubwo muri Isirayeli harimo umugabo witwa Elisa, we niwe ujya uvuga ibintu byose twateguye. Ngo yigira inama yo kujya kumuzana ngo bamwice. Ngo umunsi umwe barahaguruka, ngo barara bagenda, ngo bamenye yuko abidotani, ngo bagerayo, ngo bagezeyo barahagota kugira ngo bamufate. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ntukagirire nabi umuntu wakugiriye nabi, ntukiture nabi. Umwanzi wawe nasonze ujye umugaburira. Hanyuma ngo baragenda barabagota. Hanyuma ngo Imana Gihazi ngo agira ubwoba, aranataka abwira shebuja ngo turashize, ingabo z'Abasiriya zatugose. Hanyuma Elisa arisekera avuga ati Uwiteka we mwereke, mukore ku maso arebe iziturinze. Buriya hari ingabo zikurinze ntushobora kuzibona, ariko iyo uri mu mwuka urazibona. Iyo ufitanye ubusabane n'Imana urazibona. Iyo wateguye ibihe byiza byo gusenga urazibona. Iyo ufitanye ubushuti n'Imana urazibona. Iyo wayihaye igihe urazibona. Ra sikarabone. Iyo wahaye Imana igihe ubona izo ngabo zirahari, ugira ingabo zikurinze. Hanyuma ngo Elisa arisekera, ngo abwira Gihazi ati Imana igukore ku maso urebe ingabo, ati iziturinze ziraruta zirazaduteye. Hanyuma ngo arangije ngo abwira Imana ngo zihuma amaso, ngo arazihuma, azishyira umwami w'Abisirayeli ngo Samariya. Umwami w'Abisirayeli avuga ati nimubice tugiye kubica. Ngo agisha inama umuhanuzi. Burya wigishije inama umuhanuzi wigishije inama Imana. Nyakunda kuvuga ngo abantu benshi, njye mbumva benshi bambwira ngo abahanuzi b'iki gihe ngo nabanyamitwe oya, ntabwo ari bose, ntabwo ari bose rwose, ntabwo ari bose. N'Imana yabibwiye Eliya igihe yahungaga umugore witwaga Izebeli, avuga ngo yisha abahanuzi bose, ngo bashize ngo nijye usigaye jyenyine. Ako Imana yaramubwiye ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Bivuga ngo abantu b'Imana barahari, bahanuzi barahari, bapasiteri barahari, baguhesha umugisha, bakozi b'Imana barahari. Jya uhungira mu nzu y'Imana, jya ushaka kumenya imvugo y'Imana. Hanyuma ngo agezeyo ngo arabashyikiriza Abisirayeli, aravuga ngo dore ngaba ingabo zajyaga zibarwanya, bati tugiye kubica rero. Atoya niho ubwo baraye bagenda, biragaragara ko bakonje, ni mubatekere mubagaburire barye banywe, hanyuma mubareke bagende bajye kuvuga ko babonye Imana. Bose
wagirira nawe umuntu wakugirira neza akazamenya kugira Imana? Wakwitura umuntu ikibi akazamenya ko uri umukirisitu? Rate ya sikarabone. Nimubareke barye banywe bagende basubireyo bajye mu Basiriya bagende bababwire ko tubonye Imana muri Isirayeli. Ngo ni nuko byagenze. Hanyuma rero dufite abantu bagira ubwoba ngo runaka aramemukiye Imana ngo uzamwereke. Oya wiyigira inama. Wowe yubahe, waguhemukiwe ntumuhemukire, ahubwo umugirire neza. Uwakwibye ntumwibe, ntukiture ikibi ku kindi. Wowe niba ushaka kugira amavuta y'Imana no guhura n'Imana no kuramira mu buzima bwayo, jya uyumvira, jya ukorana nayo, jya ugendana nayo. Aburahamu arahagurutse, Imana iramubwira ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ibikorwa byawe nzagenda mbivuga hose mbyamamaze. Ushobora kugira n'ibikorwa byiza ntibimenyekane, ntihagire umuntu ubimenya, ntihagire umuntu umenya imirimo yawe. Ariko nje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, nje kukubwira ngo Imana yagukunze, Imana wayihaye igihe ukayikomezaho, Imana wayihaye igihe. Rero ntukabe bize amasaha 24, jya ushakamo igihe utegurira Imana, nibwo izakugenza neza, nibwo izajya gutegura ibyawe, nibwo bizagenda neza. Kaburamu ngo nzaguha umugisha nindangiza namamaza ibikorwa byawe, umenyekanishe ko ufite urugo, umenyekanishe ko ufite abana, umenyekanishe ibikorwa byawe, umenyekanishe akazi kawe. Mu yandi magambo nzakwagura. Imuha isezerano, ariko imuka, banza ugende, banza wimuke. Aburahamu yemerera Imana, afata umwanzuro wo kwimuka, agenda atazi yajya, ariko ahagurutswa no kwizera kubera yuko yumviye Imana. Uyu munsi hari ibintu Imana itaguheraho, hari ahantu utuye Imana itangira umugisha, hari ibintu bamwe itatangiriraho, hari ibintu rimwe itaheraho. Bigusaba iki? Biragusaba kwisuzuma, ubanza urebe uti ariko se koko nanjye ubu nakwimuka, nanjye ndi uwo kwimuka, cyangwa n'uyu muturanyi wanjye ubwiwe, cyangwa n'uyu mutware wanjye ubwiwe, cyangwa n'aba bana banjye babwiwe. Ariko hari Imana igushakaho, isezeranije umugisha Aburahamu, noneho imubwiye nuko agomba no kwimuka, kandi iramubwira ngo nzanakurinda, n'abantu bazakurwanya nanjye nzabarwanya. Kereka Imana ikurwanirire, kereka Imana ikuvugire, kereka Imana ikuburanire, kereka Imana igusobanure, kereka Imana ikumenyekanishe. Nta mpamvu yo kwirirwa uvuga yuko usengera abantu bagakira, nta mpamvu yo kwirirwa uvuga yuko usengera abantu bakabona amazu, nta mpamvu yo kwirirwa uvuga yuko usengera abantu bakagira icyo bajya. Oya, reka Imana ibyivugire, reka Imana yikorere, reka Imana ivuge kuri wowe, reka Imana ivuge ku buzima bwawe. Yihe igihe, ntukayime igihe. Ngo Aburahamu arahaguruka, arimuka, ngo yimuka abantu babireba, yimuka ku manywa, agenda ku manywa, afunga ibintu bye, arabihambira. Ntukagire ubwiru, ntugahishe ko wakijijwe, ntugahishe ko uri umurokore, ntugahishe ko wamenye Imana. Urumva? Ntugahishe ko wamenye Imana, ntugahishe uwo uriwe. Aburahamu arahaguruka, abantu bamureba, baramubaza batugiye he? Ati ndimutse, Imana yambwiye ngo nimuke, Imana yavuganye nanjye ngo yantegetse ngo ningende, ngo nimara kugenda irampa umugisha. Ati yasika. Uyu munsi ntago nzi icyo Imana ikubwiye, ntago nzi ijwi umaze iminsi wumva, ariko ndabizi neza niba uri gusenga, niba ushaka gukizwa, hari ijwi ry'Imana riri kukuzaho. Ntukarininire. Imana ibanza kuvugana nawe mbere ya byose, nawe yagusura, nawe yavugana nawe. Ngo arahaguruka, aragenda, ava iwabo, ava mu muryango we, asiga bya bindi, asiga bwa bindi bavuga ngo yewe ndi umunyiginya,
jyewe simvugirwamo, jyewe iwacu ni uku tumera, iwacu tuba ingare, iwacu ntibadutunga urutoki. Ibyo arabirenga, arabyimuka, aragenda, asiga kwitwa jyewe kwa runaka, yitwa umwana w'Imana. Aragenda. Imana yari yamusezeranyije umugisha, yari yamubwiye ko izamuha kavukire ye, yari yamubwiye ko izamuha gakondo, yari yamubwiye ko izamuha umugisha, kandi umugisha irawumuha, imugirira neza, yogeza izina rye, kandi iramubwira ngo ndabizi ko ngukomereje amaboko nkaba nkwaguye, abakurwanya nabo barahagurutse, jyewe ubihorere, ntuzajye kuraguza no kubaza no kurwana, uzijejekere. Umukristo arwana intambara atavuga, ntugasakuze mu kigeragezo, ntukirwanirire. Imana itugirire neza. Ndagira ngo ngusengere uyu munsi, Imana ikwimure, Imana ikwimure. Imana ni wowe ishaka, ntabwo ari uwo muntu wundi. Wowe uri kumvira ijambo, Imana irashaka kuguha umugisha, irashaka kugukomereza amaboko, irashaka kuguha amahoro mu mutima, ariko banza wimuke. Amahoro ukeneye Imana irayafite, urubyaro ukeneye Imana irarufite, urugo ruzima Imana irarufite, akazi keza Imana iragafite, ariko banza wimuke hanyuma ikaguhe. Banza wimuke hanyuma ikugirire neza. Ndagira ngo Imana ikwimure. Tugiye gusenga, tangira witekerezeho, tangira urebe ahantu uri bwimuke, tangira urebe uburyo uri buhaguruke, uburyo uri buhaguruke, tangira utekereze. Imana yemereye Aburahamu umugisha, uyu munsi ni uwawe. Imana uyu munsi ni wowe Imana yemereye umugisha, ni wowe yemereye ko ni wowe izarwanirira, ni wowe izaburanira. Tangira utekereze, tangira wibaze. Urakoze Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe, dosikaraya donefoya. Ijambo ryawe ni inkota ya mujyabiri, ijambo ryawe rirarasa imigambi, kandi rikanayiriyogoya, rikarogoya imigambi mibi, rikarogoya imigambi ya shitani. Ijambo ryawe rirarasa rikarogoya imigambi ya shitani, rikarogoya abarozi, rikarogoya impagarara, rikarogoya inzangano, rikarogoya indwara. Ijambo rirarasa rikarogoya retesikara, rikarogoya Mana, rogoya izi ndwara zari zihagurutse muri uru rugo, rogoya izi nzangano, rogoya ubugome bw'abadayimoni. Gira ibyo rogoya amakimbirane yo mu ngo, rogoya indwara neserebone. Kuraho ubu bugumba kuri uyu mubyeyi amaze igihe kirekire, kura muntu muri aka kazitiro. Gira ibintu rogoya, dosiri bone foya. Ijambo ryawe rirarasa kandi rikarogoya. Gira ibintu rogoya Kristo, gira ibintu rogoya ponesi ronezene bone foya. Gira ibintu rogoya dosikara bone fo raya nemo nesika rodesir kanamonesi rodese. Kura umuntu muri ubu buzima arimo, doseke ya bone foya. Mukuremo toke adene sere bohaya rebo kaya none sika. Mana rogoya imigambi mibi, rogoya ubucakura bw'abadayimoni, rogoya uburyarya, rogoya inama z'ikuzimu. Urakoze kubwira ijambo, hagira abantu baryakira, hagira abantu rigeraho, hagira abantu bimuke mu busambanya, bimuke mu mashyari, bimuke nosiya mu bujura, bimuke mu bintu bitakunejeje. Hari ibintu utajya uheraho wubaka, hari ibintu utajya uheraho uzamura, hari ibintu utajya uheraho, hari ibintu Mana birashoboka dosika. Mana ibyo tubatse ntago wabiheraho, ibitaraguturutseho ntago wabiheraho, ibitari mu mucyo ntago wabiheraho. Urakoze Mana, uyu munsi ugira umuntu wubaka, ugira umuntu wimura, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, iri jambo rigere kuri buri wese. Uyu mukobwa ari mukize, uyu mukobwa ari mwimure, uyu mukobwa ari mukure mu kazitiro, uyu mubyeyi yakire, yimuke dosika. Uyu mugabo Mana, uyu mugabo, uyu mugore, hagira umuntu wimuka tosika rabone. Urakoze kubikoze Mana. Ndasenze abarwayi nibakire, ndwara zitandukanye, ndwara z'imyuka mibi, ndwara z'ibyorezo, ndwara z'ibyorezo turazinanije. Wabwiye Abisirayeli urababwira ngo nimunyumvira nzabarinda mugiga ya Egiputa,
ari indwara ujya ukiza, nta ndwara zikunanira, indwara z'imyuka mibi, karande z'imiryango, w'Imana ubatandukanye nazo. Badukurikiranye, shyigikira umurimo wawe, shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira Mana. Isi iraruhijwe, utanga amahoro, ni wowe uyafite. Urakoze Kristo, ni isezerano waduhaye ngo mbasigiye amahoro isi idatanga. Hari amahoro adatangwa n'isi, ariko Kristo urayafite. Yaha abantu bakuhanze amaso, yaha abantu bagutegereje. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka mbahe telefone kugira ngo niwifuza ko tugufasha cyangwa se hari ibyo utasobanukiwe nabyo tubigufasha. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 rimwe 07 2 74 34 93 93 rimwe. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha.